Yego, Isiraheli na Iran bigeze kugirana ubucuti bukomeye cyane ndetse babana mu mahoro n'urukundo rutangaje. Ndetse bagiranye ubucuti bukomeye mu byerekeranye n'ubukungu n'ibya gisirikare mu gihe cy'umwami Shahi. Ubu bucuti bwaje guhinduka inzika ikomeye nyuma ya Revolution y'1979. Uyu munsi abantu babona Israel na Iran nk'umwanzi ukomeye cyane. Nyamara hari ikintu gikomeye batazi. Ni uko ibi bihugu byigeze kugirana umubano utangaje. None se byahindutse gute? Kandi niki cyabaye intandaro y'iyo mpinduka? Kuki uyu munsi bari kurebana ay'ingwe kandi bakaba bari kurwana mu buryo bw'indengakamere? Ubucuti bwa Iran na Isiraheli bwatangiye kera igihe Isiraheli yabonaga ubwigenge mu 1948 kugeza mu 1979 ubwo habaga Revolution, hanyuma bagakuraho ubutegetsi bw'umwami Shahi hakajyaho ubutegetsi bwa Islam. Iran iyobowe na Shahi Mohammed Reza yari igihugu gikunzwe cyane nyuma ya Turukiya. Iran yagurishaga peteroli nyinshi muri Isiraheli. Mu gihe Isiraheli yahaga ubufasha mu bya gisirikare Iran ndetse no mu by'ubutasi Mossad, hakiyongeraho n'ubufasha mu by'ubuhinzi, dore ko Isiraheli ibifitemo ubumenyi buhambaye. Icyo gihe bari babanye neza kuko bombi bahurizaga mu kurwanya ibihugu by'Abarabu bari babamereye nabi bombi. Revolution y'1979 yasize iki? Iyi mpinduramatwara yasize ibintu byinshi bihindutse. Yari iyobowe na Ayatollah Khomeini. Uhereye uwo munsi ubucuti bwarangiriye aho, ahubwo batangira kuba abanzi no kurebana ay'ingwe. Iran yatangiye kuyoborwa mu buryo bwa Kisilamu, hanyuma itangira kwifatanya na Palestine n'imitwe irwanya Israel. Uyu Khomeini yatangaje ko Israel ari umwanzi wa Iran ndetse avuga ko Israel ari shitani ntoya. Iran yafashije imitwe myinshi nka Hezbollah irwanya Israel. Ese kuki ibintu byahise bihinduka? Icya mbere, Israel yabonwaga nk'umwanzi wa politiki. Ubutegetsi bushya bwa Iran bwatangiye kubona Israel nk'ikibazo gikomeye mu karere. Kuva aho ubucuti burangirika mu buryo bukomeye. Icya kabiri, ikibazo cya Palestine. Iran yatangiye gushyigikira cyane Abanyapalestine kubera ko Palestine ifitanye ikibazo kinini na Israel. Iran na Israel barushaho kutumvikana. Icya gatatu, ikibazo cya nuclear program. Israel itinya cyane gahunda ya Iran ya nuclear. Israel ibona ko Iran ishobora kuzaba umwanzi wayo ukomeye kandi ufite ibikoresho bikomeye bishobora kuyibangamira. Ibi byatumye tension irushaho kuzamuka. Haruguru twavuze uburyo Iran ishyigikira amatsinda arwanya Israel, twavuzemo Hezbollah, ariko hariyongeraho na Hamas. Aya matsinda arwanya Israel mu buryo bugaragara, niyo mpamvu Israel ibona Iran nk'umwanzi ukomeye. Twibuke ko mbere y'1948 Israel ntago yari iriho
ntabwo yabagaho uhereye icyo gihe kugeza mu mwaka wa 70. Bara iyo myaka iri hagati y'1948 na 70 nyuma ya Yesu, hanyuma umenye imyaka yabayeho Isiraheli itariho kandi itavugwa. Icyo gihe Abisiraheli bari batataniye mu bihugu byo mu isi bitandukanye, kuko mu mwaka 70 aribwo birukanywe mu gihugu cyabo, birukanwa n'Abaroma bari barakoronije igihugu, nuko baratatana bikozwe na Titus Flavius, umuhungu w'umwami witwaga Vespasien. Abaroma bashenye Yerusalemu, umujyi wa Yerusalemu, basenya urusengero rwari ishingiro ry'idini y'Abayahudi ndetse n'umuco wabo. Ibi byakozwe ari igihano cyo guhana Abayahudi bari bamaze imyaka myinshi barwanira kwibohora kugira ngo bikize ingoyi y'igitugu y'Abaroma. Guhera icyo gihe Abayuda benshi barishwe, abandi bafatwa bugwate nk'imfungwa, abandi batatanira mu bihugu bitandukanye, nuko hatangira diaspora y'Abayahudi. Icyo gihe Titus yasenye Yerusalemu isigara ari amatongo, ndetse uyu munsi hakaba hari icyo bita urukuta rw'amaganya, ari cyo kimenyetso cy'ingoro yari yarubatswe kera, uyu munsi ikiriho nk'ikimenyetso. Wakwibaza ngo mbese kuki batayisenye? Imana iratangaje. Ni gute nyuma y'imyaka irenga 1000 urukuta abantu basenye muri 70 rugihari, rukaba rwarabaye ikimenyetso cyibutsa buri Mwisiraheli wese ko bigeze kugirirwa nabi kandi bakababazwa cyane n'Abaroma, bakaba baza kwibutsa Imana ibyabaye icyo gihe bikozwe na Titus, baririra kuri urwo rukuta. Ese wamenya babwira Imana iki? Ese kuki abaje kuhatura batasenye urwo rukuta ngo bavuge bati ibi ntago bitureba, tugomba kubisenya tukubaka ibyacu bishyashya? Iki rero kikubera ikimenyetso cy'uko Imana igifite Isiraheli mu biganza byayo. Wabyemera utabyemera, nawe unsubize kuba ba nyir'igihugu batagihari, hanyuma bagasigirwa ikintu cyo kuzajya baririraho bibutsa imyaka ya kera. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, nibuka imirimo wakoze, nkuramburira amaboko. Ibi bikwigishe ko Imana yo mu ijuru ariyo irinda, kandi itarinze abarinzi babera amaso ubusa. Kandi Imana igikurikirana ijambo yavuze kugira ngo irisohoze. Niyo mpamvu yakurikiranye Umwisiraheli aho ari hose ku isi, ibaha ubushobozi n'ubwenge bwo kongera kugaruka mu gihugu ntawe ubizi, kugeza igihe baremeye igihugu mu mwaka w'1948, babana n'abaturanyi babo bari barabohoje igihugu cyabo, abaturanyi babo batazi ibipfa n'ibikira. Iryo rero ni ijambo Imana igirinda kugira ngo irisohoze. Amateka atwereka ko ibintu bishobora guhinduka cyane. Abari inshuti bashobora guhinduka abanzi mu kanya gato, ariko ibi byose bitwibutsa ko isi ihindagurika kandi ko dukwiriye kureba ibintu twitonze.
wowe wari uzi ko Irani na Israel kera bari inshuti? Nkurarikiye ikiganiro gitaha aho tuzareba noneho uburyo Irani cyangwa Persia yigeze igirira neza Abisiraheli icyo gihe byitwaga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, igihe Abisiraheli bari barajyanyweho iminyago i Babuloni. Kugirirwa neza n'imbabazi byaturutse ku Bamedi n'Abaperesi, ari byo bihugu uyu munsi bya Irani na Iraq. Ku bantu nta mwanzi w'ibihe byose, nta n'umukunzi w'ibihe byose. Ku Mana urukundo nyarukundo ntirucogora, ntirwirarira, ntirushaka ibyarwo, ntirugira ishyari, ruharanira guhorana umucyo. Ku Mana urukundo nyarukundo ntirucogora, ntirwirarira, ntirushaka ibyarwo, ntirugira ishyari, ruharanira guhorana umucyo.